Yes, dusome tugiye kuganira kuri iki gice cya 9 cyo mu itangiriro. Reka dusenge. Data mwiza, tugushuta Rw'Imana, tugushimire neza n'ukuri kwawe. Nakunezere kuri uyu mwanya mwiza uduhaye kuri imbere yawe kuganira tuvuga bwawe. Turi hamwe aho twakirana amaso yawe, tugira ikaze mu mwanya mwiza uduhaye. Tuganire kuri iki gice cya 9 cyo mu itangiriro. Imbazi wamamare kandi urabikwiriye Yesu. Tubaye ikaze mu mitima yacu tuganirize tugomba gukora niba babona imirimo myiza dukora isi yose yemeye kurwa nawe. Kuri imirimo yawe myiza duhimbaze nawe wa Yesu Kristo wacu. Amen. Iki gice umutwe wacu uravuga ngo Imana isezeranira Nowa isezerano. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe byo n'ibyuzuye ubutaka byose n'amafi yo mu nyanja yose. Ibigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu, bibahaye byose nk'uko bahaye ibimera bibisi. Ariko mukaryana inyama n'ubugingo bwayo nibwo maraso yayo, kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu sinzabura kuyahorera. Nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu. Nzabuhorera undi muntu wese. Ubujije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Namwe mwororoke mugwire mubyarire cyane mu isi mugwiremo. Imana ibwirana Nowa n'abana biti ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose hamwe namwe. Ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Tugeze aho ngaho ku murongo wa 10, wenda turakomeza gatoya turongera dusome indi mirongo 10 twumva ikirimo. Muri mirongo 10 umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana isezerana nawe isezerana. Tugeze kuri iyo mirongo 10 hari ikintu wumvaho Yesu kugira ngo mbere yuko dukomeza ku bindi mirongo 10 yindi ikintu ndi kumvamo ni uko aho ngaho ubundi Nowa ari n'umuryango nk'aho ari bo abantu dukomokaho nyuma y'uko Imana yaremye isi ya mbere, nyuma y'uko bakoze ibyaha ntibishimwe n'amaso y'Imana. Urumva yabahaye indi mahirwe ya kabiri yo kubaho, ariko ibaha n'andi mategeko n'ubundi. Yabahaye isezerano rivuga ngo nzabana namwe urugero, nzabaha kurama, kororoka. Urumva urubyaro rutangwa n'Imana, kandi urumva niyo yabakuye n'ubundi yabarukuye rwa rupfu rw'amazi. Rero yabahaye isezerano rivuga ngo mugende mutegeke ibyo za nyamaswa zose zarokokanye nabo mu isi. Urumva nyine yahaye umuntu ubutware. Urumva ntabwo bagomba gutegeka utaguhaye ubutware. Urumva mu muntu nyine numvijemo ko afitemo kamere y'ubutware gutegeka. Nanjye hari ikintu mbashije kumvamo gikomeye. Ngeze kuri umutwe w'amagambo ngo Imana isezerano, Nowa isezerano. Hari ikindi kintu mbashije kumvamo ngende kuri umurongo wa 8 n'uwa 9. Baravuze ngo Imana ibwira Nowa n'abana biti ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu uzakurikiraho. Imana ishimwe. Ikintu gikomeye nsanzemo ni uko Imana ijya kurema yaremye ibintu, inyamaswa, irangije irema n'umuntu. Ariko icyo nsanze yarahaye agaciro cyane ni umuntu. Niyo mpamvu dukwiye kumva nk'abantu ko turi abantu bakomeye kandi turi ab'agaciro imbere y'Imana cyangwa se mu maso y'Imana. Ibyo ngibyo twamara kubikurura twabiha agaciro, natwe tukaboneraho dukunda Imana. Imana iduhane umugisha. Turenya mu ishusho yayo.
ikindi nakongera hano nk'uko avuze mugenzi wanjye abivuze, nyine Imana yaduha ubutware, iduha ubutware bwo kuyobora ndetse no gutwara ibiri mu isi, harimo izi nyamaswa zigenda ku butaka, zo mu mazi, tuziyobore nyine tuzitware. Ariko akandi nongera ni uko hano ku mirongo 3 ngo ibyinshi bigenda bifite ubugingo byose bizabye kurya byanyu, kandi mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera byiza. Bivuze ngo ibiri mu isi turabitegeka, kandi ndetse izi nyamaswa ndetse n'ibyigenzi bifite ubugingo byose, ibyo mu mazi, ibimera byose n'ubundi bizaba byo kurya byacu. Urumva Imana yaraturemye idukunze, inaturemera noneho inaduteganyiriza ibizabitunga. Haleluya, murakoze cyane. Imana isezeranira nawe isezerano. Urumva isezerano ni ikintu gikomeye. Njyewe by'umwihariko n'uyu mutwe w'amagambo isezerano, ngo isezerano ngo Imana hari ikintu yiteruye iravuze. Icyo kintu yiteruye ubwayo, wumve Imana nk'Imana noneho iriteruye iravuze ngo ndagusezeranije. Ubwo sasa ndivuramo ibintu byinshi, ariko by'umwihariko hari gufata gahunda. Numvisemo ko Imana ubwayo iyo ugira gutya igafata gahunda, ariko jyewe ndasezeranije, jyewe nkoze iki, jyewe nzakora iki, jyewe nguhaye ibi, kandi yarayimuhaye kandi kuko yarabiremye, yamubwiraga ibintu yaremye. Kuko Imana yakoranye na Nowa ibintu byinshi, by'umwihariko muri iki gice rero baratwereka muri ibyo bintu byinshi aho asanzwe aziranyeho n'Imana. Hari ibindi Imana ishaka gukorana nawe noneho, kugira ngo Nowa yashingira ku byatambutse kugira ngo ibyo bintu Imana izabisohora. Ntabwo byoroshye kuvuga ngo ikintu nkuyemo nanone ntekereza kuvuga ngo ishingiye ku byo nabonye Imana yakoze, yaraturemye igite, hari uburyo nawe umuntu yakuze, umuntu nakuze cyangwa se ahahise hanjye, nshingiye kuri ibyo ngibyo nkamenya ko Imana ariyo yabikoze. N'ikindi yavuga ubu cyangwa se n'icyo yambwiye ubu ngubu cyashyize nkwiye kugihagararamo, nkuyemo ikintu cyitwa guhagarara mu kintu. Kuko Nowa Imana imubwira ngo kubaka inkuge, yabihagazemo arayubaka, imuha ingero. Noneho nyuma aha ngaha hari ibindi, ni nk'aho Imana isezeranyije umuntu imubwira ngo ndashaka ko uhagarara muri ibi bintu. Niko tegereza, hagarara muri ibi. Sinzi rero niba tujya ibintu Imana igiye itubwira hari ukuntu tubihagararamo, hari ukuntu igenda mbona muri Bibiliya hari abantu batandukanye Imana yagiye isezeranya abantu. Gusezeranya umuntu ugeretse nongera gukuramo ikindi kintu cyitwa kuvuga ngo irimo irambwira ngo ngwino uhagarare muri ibi bintu nshaka kubikorera. Kuko hari igihe umuntu atanabi agacika, ariko irimo irambwira ati ngwino ubihagarara kuko hari ibyo nkugeneye, ngwino byakire gisa. Nk'abantu dukwiye kugira kumenya agaciro buri muntu wese, cyangwa dukwiye kuzuminga agaciro dufite. Kuko urumva Imana yaduhaye agaciro gakomeye mu by'ukuri, irema ibintu byose, noneho umuntu by'umwihariko ishyiraho akantu ati wa muntu we agaciro ufite, urumva iguha gutegeka ibintu byose bihari, ubwo nta gaciro Imana iri guhaye. Rero utwo dukwiye kuzuminga agaciro dufite, bigatuma tuyikorera tukahesha icyubahiro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi kintu ubundi Imana irema ibintu byose yaravuze, ariko igeze ku muntu ntabwo yavuze, yarakoze, yaramubumbye. Urumva nyine ntabwo yigeze avuga ngo habeho umuntu, ahubwo yaragiye yifata ukora umurimo nyine iramubumbira. Ikindi kandi numvisemo ni uko Imana ishobora ibintu byose, ariko ntabwo ibyikorera yonyine, ahubwo irabikora igahita uha umuntu umusaza kugira ngo nawe abone ikintu akora. Ibaza urugero, iyo Imana irema ibintu nyine ikaba ari yo yonyine ibyikorera, n'ubu uhaguruka ngo ujye guhinga, n'ubu uhaguruka ngo ujye ku kazi, ibyikorera umuntu se yaba amaze nyine yaduha ku gaciro ko kujya mu mirimo yayo kugira ngo tuyikore tubone ibintu dukora. Ako niko gaciro numvise. Maze hagati aho ngaho ngize ikibazo, kandi ndakibaza wowe nurangiza ukisubiza. Kubera iki byose Bibiliya yaravuze ngo byose yabikoze ibikunze.
ariko se ni ukubera iki yafashe umuntu akaba ari wirutisha ibindi biremwa byose? Icyo ni ikibazo njya ndakisubiza. Impamvu yafashe umuntu ikamurutisha ibindi biremwa biri mu ijambo n'ubundi yavuze, reka tureme umuntu ase nabi. None se byari kumurema izi ko asa nawe akayiha agaciro kangana nk'ak'inka cyangwa nk'ak'ihene cyangwa nk'ak'ibiti, kuko Imana atari igiti ntibe n'ihene. Niyo mpamvu nyine umuntu afite agaciro kenshi kuko asa n'Imana. kandi ikindi yamuhumekeyemo umwuka w'ubwenge utari mu nyamaswa. Uwo mwuka rero niwo udutandukanye n'inyamaswa. Si ibyo wenda muri iki gihe abantu bamwe bahinduka ukabona ari gukora ibintu nyine bitari ibya kimuntu, abari bagenda bakisubitsa ibombe ngo kugira ngo apfane n'abantu. Uwo ntabwo ari umwuka w'ubwenge nyine, ni bya za ngaruka zo kutumvira umuntu yagize nyuma. Ariko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana afite agaciro arusha ibindi bintu. Wenda dukomeje aho imbere gato muri ya mirongo y'icumi iri imbere, kuko turageza ku murongo wa 29, 10, ku murongo wa 11 nawe avuga ngo ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho umwuzure urimbuye isi. Imana iravuga iti iki nicyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe, n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Kize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo, nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nkureba kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Imana ibwira Nowa iti icyo ni cyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Bene Nowa basohotse mu mugi ni Shemu na Hamu na Yafeti. Hamu ni se wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, aribo bakomotsweho n'abakwiriye mu isi yose. Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu. Tugarukira aho ngaho ku murongo wa 20. Sinzi ikintu icyo mubumva muri aho hantu, ariko njyewe nakwema ikintu kidasanzwe. Numva Imana itinda ku mugambi wayo, ngo umugambi wayo ati ngize gahunda, iyi gahunda ngize ndagira ngo wowe muntu uyimenye, ndagira ngo wowe muntu uyihe agaciro. Iratinda kuvuga ngo ngize isezerano namwe, hari isezerano ngiranye namwe, nzakora ibi, ariko by'umwihariko hari ahantu uvuga ngo ndakomeza isezerano. Njyewe iyo numvise Imana ivuga ngo ndakomeza, ari Imana ibivuze, hari gahunda ifite ku muntu kandi irayikomeje. None twebwe nk'abantu sasa